Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. So tutizimbye mu magambo rero, uyu munsi ngarutse ngiye kubabwira uko tubikuza muri ya application yacu nshyashya yitwa HiFami. Iriya nabahaye. So kubikuza ni gute? Tugiye kugendana step by step akantu ku kandi ntihagire ikibacika. Urabona hano ndi muri dashboard ya HiFami app. Icyo ukora uraza ukore hano kuri withdraw. Numara gukoraho barakuzana ahantu hameze gutya. Ngira ngo urabibona. Hano hasi wowe nuhagira barakwereka ko ubikuza uhereye kuri 0.1 cy'idolari. Kabiri bakwereke ko ushobora kubikuza amadolari 10. Gatatu bakwereke ko ushobora kubikuza amadolari 0.3. Kane bakwereke ko ushobora kubikuza idolari 1. Ariko ibi bintu bifite condition. Kugira ngo ubikuze 0.1 n'ubuntu, nta condition bagushyiraho. Kugira ngo ubikuze amadolari 10 nuko uba nibura ugeze kuri level ya 30. Kugira ngo wemererwe kubikuza 0.3 by'idolari nuko nibura uba umaze iminsi 7 udasiba ukoresha iyi application, nibwo iyi 0.3 ifunguka ukemererwa kuyibikuza. Kugira ngo wemererwe kubikuza idolari 1 nuko uba umaze nibura iminsi 30 udasiba winjira muri iyi application uyikoreramo amafaranga. Iminsi 30 udasiba uba wemerewe kubikura idolari 1. Ariko ngiye murabona ko 0.1 birafunguye, amadolari 10 arafunguye kuko ngeze kuri level ya 30. Ndamutse nyafite kuri balance nayabikuza, ariko aka kanya sindayuzuza, ngiye kubikura 0.1 kugira ngo murebe uko tubikura muri iyi application ya HiFami, mubone ko bikunda step by step gake gake. Turakora hano kuri withdraw. Aho imbere yaho bambwiye ngo withdrawable balance ni 0.16. Ndahita nkora hano kuri withdraw please, kuko u Rwanda narurimo. Select withdraw method, uhitemo USDC ni nayo irimo. Network bayitubwiye ni Ethereum, niyo dukoresha tubikura, ariyo RC20 base. Hano hasi hari address cyangwa card number, niho turi bushyire address itwemerera kubikura. Amount ndi buri receiving ni 0.16. Iyi address tubikurizaho turayikura he? Uragenda ufungure Binance yawe cyangwa OKX biri verified. Kugira ngo ubikuze aya mafaranga nuko ugomba kuba ufite nibura Binance iri verified cyangwa OKX. Abatabyumva, Binance na OKX ni isoko ridufasha kuvunja ama cryptocurrency. So ndahita mvamo nze mfungure Binance yanjye. Murabona ko nta gikomeye kirimo. So icyo dutegereje ni uko amafaranga yacu atugeraho kuri Binance. Bisaba gutegereza iminota mikeya, usibye ko hari n'igihe bifata igihe kinini. Ugategereza amafaranga akakugeraho. Nanjye ubu ngubu ndategereje ko angeraho. So guys, nuko babikuza. Nawe ushaka ko nkubikuriza unyandikire kuri WhatsApp umbwire ngo ngejeje izi coin mbikuriza. Wowe udafite Binance ndabigukorera rwose. So guys, mwakoze cyane kubana natwe, nimucikwe n'izindi video n'indi mishinga ndi kubategurira. Ukore subscribe wowe ukigera kuri iyi channel bwa mbere, umazeho igihe uduhe comment, like na share, urabukoze cyane. So guys, ciao ciao, hasta la vista.